muri za worship team zira kuri aritari worship team zimwe na zimwe si zose nagari zose usanga harimo abamama harimo abakobwa biyambitse ibintu biteye isoni ku buryo nawe ubwawe ubireba n'ukuri kibaza aba bantu bari kuramya no guhimbaza ni imyambaro koko ni imyambaro ikwiye kujya ku ruhimbi rw'Imana ukabona yambaye utuntu tugufiya noneho hari bya bintu byateye rero byo guserimba nyine byo gusimbagurika biriya nabyo iyo nzagira Imana nkabona umushumba basubikomozaho kuko birakabye gusanga umuntu arasimbutse umwana w'umusore ari karaze yitimbuye nk'ariya umukobwa akamuza akamujya hejuru ngo bari kuramya ngo no guhimbaza Imana ukibaza ibi bintu n'ukuramya no guhimbaza Imana cyangwa ni nko gukora ibiteye isoni mu nzu y'Imana rero nibyo Apotre Gitwaza yavugaga aravuga ati mu by'ukuri bantu b'Imana yabwiraga abashumba avuga ati mwabashumba mwe murebera ibintu nk'ibyo ngibyo bikorwa ni nko kubasaba yego mukabireka bigakorwa umukobwa umumama akagenda agahenera abantu akambara ubusa ku ruhimbi ngo ari kuramya no guhimbaza Imana nta mwana w'imfura watoboye amatwi keretse aba bazungu umuhungu umwana w'umuhungu nta mwana w'imfura waje kuririmba imbere afite kobo yishanyutse tibibaho tibibaho kandi namwe murabibona wa pastor mukabyihorera tiyegira umukobwa tiyegira umudamu uzaza ahimbere kubayobora yambaye ipantaro no don't allow tamuririmbye ugomba kuririmba w'umukobwa yambaye ipantaro female to come here singing while they're wearing trousers. It is not possible. No muze mwubaha aha hantu. Have some respect for this muri place. Zion ntushobora. In Zion temple you cannot do that. Umukobwa ko araza yambaye ipantaro zimufashe utubuno twose tuneganega ko araramyande Imana cyangwa arimo arateza umwako urusengero ambara ijipo ryiza. You come here on the altar with the trouser. Are you worshiping God or your ancestors? Kuramya no guhimbaza Imana kugira wi marketing ngabagabo bakubone. Yego. Kuko nubundi wa mugabo utazakubahira yuko yakubonye mu mwambaro muremure wikwije uhesha agaciro umurimo w'Imana n'urusengero ngo ubaho uruhimbi rw'Imana. Uwo mugabo utazagukuraho ngaho mu ikanzu ndende cyangwa mu ijipo ndende. Ahubwo ngo ukaba mutagetinze yuko ngo uzamukura ngo kubera yuko wambaye ibintu bigufiya bikwambitse ubusa uhenera abantu uri kuririmbira. Yego. Uwo so umugabo reka ubwize ukuri. Nubundi uwo so umugabo urumva ahubwo kereka niba ahubwo ukireka uwo mukobwa cyangwa umumama ubwo yaba ari ndayije kwimarketinga ngibona abagabo baraya nayo kubera imyambaro yambaye yerekana ubusa bwabo. Naho niba ari umugabo muzimu turutse ku Mana yego waje mu rusengero aje gushaka umukobwa cyangwa uje gushakamo umuntu yarambagiza akamugira umugore yego akamucungira mu kwiyambika ubusa yuko ni yiyambika ubusa urumva ni yiyambika ubusa ngo ariho azamureshye ndakubwiza ukuri ko ubwo nubundi ibyo byaba bihabanye n'amahame y'ubumana nta mwuka wera wawoherekeje ibyo bintu. Ikibazo kikabaha ngaha rero ko bavuga ati se pasteri ko turi mu isi ya digital. Yego. Koko. Yes, nongeye kubahereza ikaze bakunze biyobokamana TV. Bini wa mwanya mwiza kandi tudahwema kubagezaho umunsi ku munsi. Saha ni saha iyobokamana TV ibazanira ibiganiro byiza kandi bibanogeye. Buri umwe wese yisangamo kandi mu byukuri tumaze kubona yuko hari impinduka zikomeye cyane ku bantu bacu kandi duhorana umunsi ku munsi. Muri kano kanya rero turi ngo dufate umwanya dushimire buri muntu wese wabashije gukora subscribe dahwema kutwereka ko umunsi ku munsi tuba turi kumwe turasuhuza ingeri zose zigiye zitandukanye zibasha kudukurikirana abantu bari mu burengerazuba iburasira bwaryo ndetse amajyepfo n'amajyaruguru mwese turabatashya kandi tubifuza kugira ibihe byiza reka dukomereze tubifurize kugira ibihe byiza bikomeye mu buzima bwanyu aho muba muri umunsi ku munsi turifuriza kugira ubuzima buzira umuze ku muntu wese wumva atameze neza ibihe niko bimera nta kundi no kwihangana ariko Uwiteka ushobora byose tuzi ko abasha gukora kandi akabasha gusubiza ikintu buri kimwe umwanya wacyo. Kuri uyu munsi rero iyobokamana TV twongeye kwakira umuvandimwe wacu tugwaye ikaze. Murakoze cyane muraho neza. Turaho turashimira Imana natwe no kuyobokamana TV mumeze neza. Natwe turaho turashimira Imana rwose
mu kirere cyiza kivanze n'akavura umucyo ukaza usibisimburana kumwe Imana nyine yaremye ibintu ngo bijye bigenda bisimburana nicyo kirere turimo rero tumeze neza turashimira Imana n'ukuri kose muri kano kanya hari umuntu uri kukubona kano kanya akibaza ati se uyu ninde ibyadufasha rero no kugira ngo buri umwe wese ugiye gutangira kureba kino kiganiro cyangwa se kumva ibigiye kuvugirwa hano hantu kubanza akamenya uwo ari we muri make nibyo bintu nabonye bifasha abantu benshi cyane kugira ngo bisange mu kiganiro tugwaye ikaze kugira ngo noneho abavandimwe badukurikiye noneho bakumenye byimbitse murakoze cyane umuntu utabunze ikerekana niba ari umuntu ukoze subscribe nonaha kandi birashoboka cyane cyangwa akaba ari umuntu wenda utarambona kuko nagiye ntagira n'ibiganiro ntigaragaza ariko nitwa Joel Sengurebe ndi umuyobozi nkaba na nyiri cyangwa nkaba n'umunyamakuru wa Iyobokamana Media Group. Iyobokamana Media Group igizwe na Iyobokamana TV online iyi ngiyi turi kuganiriraho ikanagira website yandika amakuru ya Gikristo ya iyobokamana.rwa ikanagira n'irindi shami rikora ibintu bya video na photography muri ubwo buryo nyine butandukanye cyane ni Joel rero muri kumwe mugiye kuganira birumvikana ko umuntu wese ukimara kureba kuyobokamana TV usanzwe ayikurikirana ntago ari mushya cyangwa se umushya kuri ubu ngubu noneho byimbitse wamaze kumenya uwo ari we uwo turi kumwe kano kanya so tudatinze uyu munsi hari ikintu gishya utuzaniye hari igihe wenda umuntu ukimara kutwumva ari gishya ariko hari n'igihe noneho umaze iminsi abyumva atakumva ari gishya ariko kano kanya niko keza ko kugira ngo byibuze agira icyo yumva gishya uko byumva noneho urakoze cyane igishya nzanye kuri cyangwa ku bantu bakurikirana Iyobokamana TV numva ikintu gishya nzanye ngenje gushimira Imana cyane no kuri je gushimira Imana cyane kuko hari ibintu nari nsigaye mbona nkabona biri too much nkabona kandi bikuye umuntu wo mu influencers ukomeye muri gospel kugira ngo azabivugeho cyangwa abe yagira umurongo atanga kugira ngo tubone uburyo tubitangariza abantu cyangwa tubivuga yuko bitari bikwiriye mu by'ukuri mu bihe bitambutse amadini n'amatorero abagenda rwana intambara zitandukanye cyangwa haduka n'imico itandukanye turebera ku bandi ugasanga n'abandi babifashe ariko hari amagambo intumwa y'Imana Dr. Paul Gitwaza n'umuyobozi mukuru wa Authentic Word Ministries akaba n'umushumba mukuru w'amatorero ya Zion Temple Celebration Center kwisi yego hari amagambo yatangaje ubwo yari Brisbane mu gihugu cya Australia mu itorero rya Jesus Gate in Peace International aho afite igiterane yanakoreyemo umuhango wo kwimika abakozi b'Imana barimo n'abashumba bakuru b'iryo torero hari impuguro rero yatanze izi mpuguro rero za trendinze cyane impamvu abantu babisabiye hejuru biga trendinga nuko ari ibintu bifata ku bantu benshi ikindi kandi bikaba ari ibintu byari bikenewe mu buryo butandukanye nkuko nyine nabandi bantu bari kugenda babivugaho and the principles from their families nta mwana w'imfura watoboye amatwi keretse aba bazungu no real man who have just pierced their ears. A boy child to pierce their ears. No, a man who have come here on altar to sing with a trousers. Kandi namwe murabibona pastor mukabyihorera. Tiyagira umukobwa, tiyagira umudamu uzaza ahimbere kubayobora yambaye ipantaro. No. Don't allow a female to come here singing when they are wearing trousers. It is not possible. No. Have some respect for this place. In Zion Temple you cannot do that. You come here on the altar with the trouser. Are you worshiping God or your ancestors? Mwanyumva neza tihagire bashumba muri aho ndabasaba bashumba muri aho namwe bakristo mu nyumva amakorari yanyu yose tihagire umukobwa uzongera kuririmba yambaye ipantaro
cyangwa pastor's gukora home, protocole yambaye ipantaro. do not allow girls to come here when they're wearing pants here on the altar. Ntabwo mubuze amakanju hano n'ay'ubuntu muratoragura. You are not lacking the shops to buy dresses. Icya kabiri, Second, nta mwana w'umuhungu ugomba kuza gucuranga kugira afite amaherene mu matwi. no boy child who should come here to play here when they have earrings. Iherene rivuze iki? What does earring mean? Barishiragaho umuntu wanze gucurwa ngo abe imbata itahi iwabo. Nyuma y'imyaka 7 n'imyaka 50 basubizaga imbata zose iwabo. Ariko wanze akavuga ngo ngenda shaka gukomeza kuba kwa databuja, bafataga uruhindu bagatobora ugutwi bagashira mu iherene. Bisobanura mwe mubona amaherene muyambaye ntimumenye impamvu. Iherene ni kuvuga ngo ndi imbata iteka ryose. Kuki abana bacu mwemera ko babimbata? The earring was a symbol of long-lasting slaveness. Someone who didn't want to go back to their homes, and they get the earrings as a symbol of slavery. Why are we allowing our sons to come here with earrings? Another thing. No, a boy who is allowed to come here to sing when they have dreads here. Those dreads. It's a religion called Rastafari. Rastafari is a certain. So these kids are wearing this without knowledge. Rastafari is Satanism. Rastafari is a satanic. Go and wash your hair and cut your hair. Go and genda wiyogosheshe kandi ugira umusatsi mwiza. Have a beautiful hair. Ikindi muzamugira wingi ntabwo uri wings. You are not the wings. Don't have udusatsi tumeze ngo twishitane tutudayimone. No, gira imisatsi mizima. Don't have a hair that is carries like satanic. Have good hair. Muranyumva neza? Do you hear me? Ibi ndabibabwiye kugira ngo ejo nejo bundi ariko mumera. Nimuva mugene muyogoce muhindura imisatsi yanyu mube abana clean. Kuko niko umuco. Jewe rero kuri ngiye byanteye ishimwe mu mutima wanje kubera ko gute rero narisigaye mfite intimba n'agahinda nterwa n'imyambarire mbona mu rusengero. Ukabona abantu babaye ibintu bisa n'ubusa, umuntu yakwita gusa n'ubusa, ukabona barazamuka ku ruhimbi n'abakobwa bambaye utumini, bambaye amapantaro y'abafunze ku buryo babona bose, wambaye ibintu bidahishibana icyubahiro ku buryo nawe aho uburi mu byukuri abakristo bakuru bararamya bahimbaza Imana wenda ntibigire icyo bibatwara, ariko babandi babandi batoya ugasanga bararangaye aho kugira ngo baramye cyangwa bahimbaza Imana. Ugasanga umukobwa runaka yabarangaje, imyambarire y'umumama runaka yabarangaje, ukabona mbese yuko ari ukumenyera uruhimbi rw'Imana nk'uko intumwa y'Imana Dr. Paul Gitwaza yabivuzeho. Ugasanga abasore baragiye n'amaherena, bigiza barastarika bambaye impeta nk'amagana, bamwe bari ngabo kuri piano, abandi ngabo bambaye ibipantaro wagira ngo bya deshire, wagira ngo babishanyaguye babafashe bibahari bayibaciraho, ukibaza ubutumwa baje gutanga. Mu byukuri aposo kubivugaho byatumye nshima Imana nkibona ako ka video abandi wow ibi ibintu nahoraga numva mu mutima wanjye mvuga ngo hazagize umushumba w'umwe influencers ubivugaho koko akabyamagana, wenda natwe tukabiboneraho bigatuma tugira icyo tubivugaho yuko bitera gahinda, kuko yo waganiraga n'abakristo batandukanye muri amwe mu madini n'amatorero babivugaga bose ati bari y'abamama bari y'abakobwa imyambarire yabo iratugusha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nicyo rero kinzanye rero nyine kuvugaho. Yego murumva ko ni ibintu biremereye cyane bakunze biyobokamana TV. Abantu bari muri comment muraza kugenda muduhereza ibitekerezo byanyu, se namwe iki kintu koko umushumba mukuru avuze, reka mwite mukuru kwitorero ryiwe avuze, uremeranya nacyo cyangwa se nawe urashima Imana ku byo avuze? Hari ikintu kimwe natwe tutatwibaza, ese koko iyi myambarire yaje kugarukwaho, wenda tuvuge bibaye muri Zion Temple, mu yandi matorero byo biraza kuba bimeze bite? Barakomeza bayaminiye bayemere, cyangwa se bakomeze muri wa mujyi uvuga ko umuntu n'umutima wari wo dushaka imyambarire byo nta kibazo? Ariko nanone nanjye nkibaza ibi bintu uko byari bimaze gufata indi ntera, ngize Imana nawe uje uvuga ati ndashima Imana, ku bwawe wewe wabyumva gute?
ese ku bwawe wumvaga umeze ute kubona umuntu nk'uwo wambaye uko agiye gusenga ni ikintu gikomeye cyane ku bwawe wumvaga bimeze bite mu by'ukuri muvandimwe byari bimaze kuba too much cyane byari bimaze kurenga urugero byagaragaraga pe aho ujya muri zimwe mu nsengero wareba imyambarire abantu bafite ukumva ugize isoni ibaze kujya mu rusengero nk'aho wafashijwe ahubwo ugafatwa n'isoni z'uburyo uri kubona abantu bitwa ngo baje gusenga baje imbere y'Imana bambaye ukabona umuntu yambaye akajipo kagera hano kagaragaza byose rimwe na rimwe mu madini hari amwe mu madini n'amatorero nagiye njyamo gusengeramo ugasanga bafite byabasabye kugura udusharupi nka 20 bakiza abantu bambaye ibiteye isoni ukabona bayarambuye ngira ngo ibyo ni ibintu uzi nawe ubwawe cyane rwose bakaba udusharupe bakarenzaho ugasanga umuntu ari kurwana n'imyenda yambaye amanura agira gute ukibaza yavuye mu rugo ayambaye atayireba ese atazi ko agiye mu nzu y'Imana mu by'ukuri ukabona ni ibintu biteye isoni noneho reka tureke kujya muri public wenda yo hasi tujye ku ruhimbi sasa muri za worship team ziraho kuri altari worship team zimwe na zimwe si zose ntago ari zose usanga harimo abamama harimo abakobwa biyambitse ibintu biteye isoni ku buryo nawe ubwawe ubireba n'ukuri ukibaza aba bantu bari kuramya no guhimbaza ni imyambaro koko iyi ni imyambaro ikwiye kujya ku ruhimbi rw'Imana ukabona yambaye utuntu tugufiya noneho hari bya bintu byateye rero byo guserimba nyine byo gusimbagurika biriya nabyo iyo nzagira Imana nkabona umushumba basubikomozaho kuko birakabye ugasanga umuntu arasimbutse umwana w'umusore arikaraze yitimbuye nk'ahariya umukobwa akamuza akamujya hejuru ngo bari kuramya ngo no guhimbaza Imana ukibaza ibi bintu ni ukuramya ni uguhimbaza Imana cyangwa ni nko gukora ibiteye isoni mu nzu y'Imana rero nibyo Apotre Gitwaza yavugaga aravuga ati mu by'ukuri bantu b'Imana yabwiraga abashumba avuga ati mwabashumba mwe murebera ibintu nk'ibyo ngibyo bikorwa ni nko kubasaba yego mukabireka bigakorwa umukobwa umumama akagenda agahenera abantu akambara ubusa ku ruhimbi ngo ari kuramya no guhimbaza Imana umusore akaza n'ibipantaro bicitse by'ibideshire n'amadrede muri yigize umurasta kandi aho yasobanuye yuko bene ayo madrede n'ibiki ari idini ryitwa Rastafarisme rya Satani ati mukabiha amashyi reka bakavaho kwanduza uruhimbi gutyo namwe mugahagararaho ngo munabwiriza ijambo ry'Imana ati mu by'ukuri ikintu mwari mukwiye kubanza gukora kwari uguca bino bintu rwose abapantaro aho abakobwa n'abamama bazamuka ku ruhimbi ngo bagiye kuramya no guhimbaza Imana biyabitse udupantaro reka utubuno twatunaritse ukibaza niba ari abantu b'Imana cyangwa niba ari intaya zateye ku ruhimbi rw'Imana bikaba byagucanga aho yavuze ati giye muri Zayoni naragikemuye nta muririmbyi wazamuka ku ruhimbi yambaye ipantaro ari umumama cyangwa ari umukobwa ati bariya abahungu nabo bigira barasta n'ibiki byose nta wakandagira ku ruhimbi rwo mu itoro rya Zone Temple ameze gutyo mu by'ukuri ubona ari ikintu cyiza kandi cyavuzwe n'umuntu wumvwa n'abantu benshi ukurikirwa n'abantu benshi biriya bintu rwose ni umwanda ntabwo bikwiriye n'andi madini n'amatorero abifite cyangwa akemerera abantu kubikora akwiye kwiga ririya somo agaca abantu baza gutera isesemi cyangwa gutera isoni abantu bari ku ruhimbi ngo bari kuramya no guhimbaza Imana. Hari ikintu abantu ubu ngubu bagiye kwita bibaza kuri bino bintu bimaze kuvugwa ese ntibyaba bisa nk'aho ari ugushaka gukandamiza ubwoko bumwe cyangwa se kwicara rights z'umuntu hari igihe umuntu nyine aba afite uburenganzira bwo kwambara ibyo yumva yishakiye kandi akumva nta kintu na kimwe bivuze kumutandukanyaho n'Imana ese koko urumva atari intambara igiye kwita ibyuka hagati y'abantu bakundaga kwiyambarira uko bishakiye n'abantu basenga hoye njye nuba atari intambara impamvu atari intambara ni uko nta muntu ugutegeka uko wambara ntawe pe icya kabiri nta muntu ugutegeka aho usengera hari ayo madini y'Abarastafarisme yego ushobora kujyamo hari kuba utajya gusenga ukajya ubijyana ukabyambara mu mabuwate de nuit cyangwa n'ahandi yego ariko niba uri umuntu wiyangaje gukorera Imana ukiyangaje kuba umuramyi mu itorero yego
ukaba muri worship team mu itsinda ryitwa iryo kuramya no guhimbaza Imana. Ndabyumva. Aposa bivuga yahugura akavuga ati mutazacunga icyo mwita kuramya no guhimbaza Imana ahubwo bikaba ibindi. Nose abantu b'Imana bakwiye kujya baza mu rusengero bakaza kugushwa n'abamama n'abakobwa biyambitse ibisa n'ubusa mu nzu y'Imana, noneho kubera yuko banazamutse ku ruhimbi mu buryo bumwe cyangwa ubundi bagiye kunamya no guhimbaza Imana. Ubwo mu by'ukuri niba imyambarire yawe wambara ugiye gukora igikorwa cyitwa kuramya no guhimbaza Imana igusha abantu, ubwo biracyari kuramya no guhimbaza Imana. Ikintu cyo nzi ni kimwe, niba koko umuntu agiye imbere ajyanywe n'umutima we, kubera iki mujya kumurebera ku myenda? Ese wowe mu Kristo hari ahantu nanjye ngarukira undi, ese kuko nimba ari bwo bushobozi bw'imyenda afite, hari igihe wowe ugira ubushobozi bwo kwiyambara iyo myenda yawe isa. Ubushobozi bishatse kuvuga iki? Ni nko kuvuga ati afite ubushobozi hari imyenda bwo kugura imyenda migufi. Hari imyenda bazusobanure neza. Yego. Kuvuga ngo nibwo bushobozi bw'imyenda afite. No kuvuga ko ubushobozi bwe bugarukira ku kugura imyenda migufi. Tuvugishije ukuri muri kino gihe. Ikintu kijyanye n'imyenda kiragoye pe. Noneho n'ikindi kintu kiyongeye cyagiyeho. Ikintu kijyanye n'ama dress code. Hari igihe bakubwira ati ngo uyu munsi turambara ya myenda yacu ya worship team. Wenda igura 200 usanga ni kanzi imwe bayigura 200 barabyo bashyizeho. Umundi nakavuga ati rero mu bushobozi bwanjye kugira ngo ngenekereze njyane naba ngabo, reka ngende noneho nge gushakisha umwenda wapfa kujyana n'ingi kuko nta bushobozi bwayo bigize mfite. Hakabaho guhura n'umwambaro mugufi kandi ukabona kuko nawe nta yindi shuwa ufite, bikaba ngombwa kuwambara. Mu by'ukuri si ko umutima wawe bishatse, ariko bitewe n'ibihe murimo no kwanga kugira gute, kuko turabizi ko abakristo turashondana, turebana naho umunsi ku munsi ati ngo runaka yambaye uko yambaye uko. Ariko mu by'ukuri ngewe nahise nibaza ikibazo kimeze gutya, ese nimba avuze bino bintu kuri we yabitangije ate mbere yuko abivugaho? Hari igihe ukumira ikintu mbere yuko kiba, ariko none yisanza birimo. Ariko worship team cyangwa amatsinda yo kuramya no guhimbaza Imana mu nsengero nyinshi usanga afite n'iniforume. Afite iniforume. Rimwe na rimwe wanareba izo niforume ugasanga ni amatorero yaziguze cyane. Amatorero. Ariko kuri ubu ngubu nk'itorero nk'iri nkaririya ntago aba ari itorero ryabiguze. Okay, ntacyo. Niba ari na worship team yigurira imyenda, sibyo? Umuntu yigurira, urumva? Aho kugira ngo umuntu yambare imyenda iteye isoni, yego, muri worship team ayitukishe yose, afazari mu gihe atarabona ubushobozi bugura imyenda iberanye n'icyo gikorwa cyangwa n'iniforume. Yego. Na worship team ikaba nta bushobozi bwo kumukorera fundraising ku buryo bamugurira imyenda. Afazari baba bamuretse. Baba bamuretse ikindi nawe ubwe wabuze ubushobozi bwo kugura iniforume ya worship team, ariko akabona ubushobozi bugura imigufi. None se kuki niba yarashakishije akagerekereza isa n'iniforume kuki atayishatse ngo ayigire miremire? Hari ikindi kibazo cyavutse rero. Bavuga ati se ko niba bampaye ya nifomo ndende, kubona umugabo uko biri kungora ngaho. Yego, ni ikibazo kiriho. Abagabo kubona umugabo uko biri kungora gute mu buhe buryo? Bitewe nuko kuri kino gihe hari ikintu cyandutse cyo kubanza tukareba yego isura ni nziza, ariko si bikurikira hasi byo hasi bice byo kuba umugore ateye neza. Turabizi abagabo nirari, none akajya muri worship team nacyagikeneye, atagiye kuramya no guhimbaza Imana, nacyagikeneye. Uretse gato, uretse gato. Ubwo no kuvuga akajya muri worship team agiye kuramya no guhimbaza Imana no gushaka umugabo. Ubwo nicyo uvuga cyane, kuvuga ati rero kugira ngo ibi bintu mbijyanishe, ndabumuramye ndirimbe, yego, ariko ndanambara nya kujya mbona umugabo n'ubwiza bwanjye mburange aburati, yego. Uwo rero yaba yarahushije intego. Ni bya bino ngo impamba y'urugendo ntizakubuza intego y'urugendo cyane. Ntabwo yaba ari umuramyi mwiza. None se ko ari
niba waragiye mu itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana kugira wimariketinge ngo abagabo bakubone yego kuko n'ubundi wa mugabo utazakubahira yuko yakubonye mu mwambaro muremure wikwije uhesha agaciro umurimo w'Imana n'urusengero ngo wubahe uruhimbi rw'Imana, uwo mugabo utazagukuraho ngaho mu ikanzu ndende cyangwa mu ijipo ndende, ahubwo ngo ukaba umutagetinze yuko ngo uzamukura ngo kubera yuko wambaye ibintu bigufiya bikwambitse ubusa uhenera abantu uri kuririmbira. Yego, uwo si umugabo, reka mubwize ukuri. N'ubundi uwo si umugabo, urumva? Ahubwo kereka niba ahubwo kereka uwo mukobwa cyangwa umumama ubwo yaba ari indayije kwimariketinga ngo ibone abagabo baraya nayo kubera imyambaro yambaye yerekana ubusa bwabo. Naho niba ari umugabo muzima uturutse ku Mana, yego, waje mu rusengero aje gushaka umukobwa cyangwa uje gushakamo umuntu yarambagiza akamugira umugore, yego, akamucungira mu kwiyambika ubusa yuko niyiyambika ubusa, urumva? Niyiyambika ubusa ngo ariho azamureshya. Ndakubwiza ukuri ko ubwo n'ubundi ibyo byaba bihabanye n'amahame y'ubumana, nta mwuka wera wawoherekeje ibyo bintu. Ikibazo kikabaha ngaha rero ko bavuga ati se pasiteri ko turi mu isi ya digitali, yego, ko turi no turanasengera no kuri interinete, tugasengera kuri televiziyo, radiyo, byavuye kuri rwa rwego twajyaga mu misozi runaka ati ngo dukurikire urusengero rukomeye rumeze gutya tukajya gusenga, kuri ngo umupasiteri twifuza tumusanga kuri interinete. None se ya si yacu ya digitali, urumva urusengero hari ahantu rutavuye rumaze kugera. Rero bakavuga yuko mugomba kwihanganira icyo gihe natwe turi mu kimyambarire, wenda ibihe nabyo bizahinduka nkuko byatangiye twambara amakanzu amarumbiya tugashyira. Ese koko nitwasengana? None se icyo mbaza rero, none se wowe ushyigikiye bariya bakobwa biyambika ubusa ku ruhimbi bari kuramya no guhimbaza Imana? Hari ikintu kimwe cyonyine nabavugiraho. Hari umuntu ugenda hara muri korali avuga yuko akeneye ibintu runaka. Twese tugenda mu nzu y'Imana dufite ibintu bigiye bitandukanye dukunze n'icyo dushakiraho ku Mana, kuko intego zawe imbere y'Imana zitandukanye n'izanjye. Ariko se uriya we azavugirwa nande none? Uwuhe? Uriya wiyambika kuri wiyambitse kure kandi asenga yumva nta kibazo n'iki. Najye mu bakristo basi basanzwe hasi, ariko ntajye muri worship team. Ubundi cyo na Apotre abivuga avuga ati birambabaza kubona umuntu azamuka ku ruhimbi ati ntimuzemera abagore n'abakobwa kuza ku ruhimbi bambaye amajipo na sori bambaye amapantaro. Oya, se koko biragaragara n'abakora protocole binjiza abantu ati mbese abakora protocole ntabwo bakwiriye kuba bambaye amapantaro, ari abagore ari igitsina gore. Ati yo ni imyambarire idahesha Imana icyubahiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi ishobora gutuma hari abantu bayireba cyangwa bareba umuntu muri iyo myambaro ugasanga birabagushije cyangwa ati ubwo rero ati bariya bakobwa rwose biyambika kuriya ni bashumba ntimuzebere bazamuka hehe ku ruhimbi. Ni bya Apotre yavugaga, urumva? Kandi mu by'ukuri uko abivuga wumva afite logique, sibyo? Cyane birumvikana. Hari ikindi kintu rero sasa kigiye kwita kivuka ndi kubona. Yego. Ese kuko si kwaba ari ugutangiza indi shuwa nziza ku bintu bijyanye n'ubumana noneho byuzuye kwa Gitwaza? Ese ntibigiye kwita bibera urundi rugero izindi nsengero? Bigiye kubera urundi rugero izindi nsengero, usibye ko kwa Gitwaza atari naho bikiza. Yego. Kuko ndibuka ko no mu minsi yashize Apotre Gitwaza yarari kubwira Zafu abihanangiriza babwira ati mwe mugomba gucunga imyambarire, ati mwebwe muri abakristo ariko muri supreme kuko muzamuka kuri uruhimbi. Turi uruhimbi n'urwo kubahwa, ntabwo ari urwo gupfa kuza uko wiboneye wambaye ibyo ushatse wigize uko ushaka. Atugomba kuza wabyiteguye yuko ugiye kujya ahantu ku karubanda abantu bose bakureba. Icyo gihe abahuguraga rero bimaze igihe, ntabwo ari ukuvuga ngo ahugura hariya muri Australia ngo yarari no kuvuga wenda ko na Zion naho abiciye uwo mwanya. Oya, ni ibintu bimaze igihe babigenderaho. Ahubwo andi madini n'amatorero nayo
ababikora nabo bumvireho abantu bajya ku ruhimbi bajye bagira uko babaye, bajye bagira uko babagenda, bajye bagira uko babyina. Biriya bintu byo gusimbagurika cyane, yego ni byiza kuramya no guhimbaza Imana, ariko ntabwo kuramya no guhimbaza Imana bishingiye kuri tempo ya piano, ku kubyina, ku gucura agatebetebe imbere y'abantu, kugwa ku bantu batera ivumbi, kugira gute. Hari bamwe mu bagiye batanga ubuhamya mu minsi yashize bavuga uburyo imbaraga zabakoreshaga mu kubyinagura kuriya ari ukubera yuko ngo bazaga banyweye urumogi barabutanze ubwo buhamya burahari. Mu minsi yashize twarabyumvishe. Rero niba urubyiruko rukora ibintu nk'ibyo ngibyo bakajya mu nzoga bakaza basinze, abandi bakaza bavuye mu rumogi kugira ngo babone uburyo baza gutarakira Imana ngo mu nsengero babyina reka bagira gute imyenda ibacikiraho babira ibyuya batera ivumba abantu. Ni ukuri abantu dukwiye kumenya kuramya Imana nyakuri niki, ndetse naho turi ku buryo tubikora bikubahisha Imana. Ubwo rero ntangira navuze ngo nje gushima Imana. Ni ukuri Apotre Gitwaza ntekereza ko buriya butumwa kubutanga kuriya ntabwo ari inyama n'amaraso byabimuhishuriye, ahubwo ni umwuka wera wo mu ijuru wabimubwiye, kuko n'ubundi asanzwe n'ubona ko ibintu abwiwe n'umwuka wera. Ariko hariya yari yaranatinze rwose gukebura abantu kuriya ngo bibe public, bigaragare yuko hari umuntu w'umwemfluencer wakoze igikorwa nka kiriya cyo kwamagana abantu biyambika ubusa, biyambika nabi mu kuruhimbi rw'Imana bakaza kurukandagira cyangwa gukora ibiteye isoni imbere y'Imana. Uvuze ikintu namushimye rwose. Hari ikintu uvuze cyo ku bantu baririmbaga banyweye urumogi. Hari ikindi kintu ngiye kugarukaho ku bintu bijyanye n'abasore bapfumura amatwi. Ni nabyo yabivuze. Yabivuze avuga ngo abasore ngo niba ngo amaherena bayashyiraga ku bantu banze kuva mu bubata cyane rwose. Iyo wambaye amaherena ati nukugaragaza ko ukiri imbata nyine aho yanabwiye ababyeyi avuga ati kuki mwemera abana banyu baguma mu bubata mubambika amaherena mugira utari abasore cyangwa ari abagabo nibo yavugaga. Rero biriya byose amadrede y'abarastafara muri adire rya Satani byose nibyo yamaganaga avuga ati ntabwo bikwiriye ndi rwose bashumba bagenzi banjye, ntabwo ntimukabirebere, ntabwo ibyo bintu bikwiye. Nta mugore nta mukobwa ukwiye kuzamuka reka n'udupantaro tumufashe n'iki ngo agiye kuruhimbi kuramya no guhimbaza Imana. Mu by'ukuri ni ikintu cyiza, ni ikintu cyo kuapresiya, ni igikorwa cyiza intumwa y'Imana umukozi w'Imana nk'uri yabakoze kugira ngo n'abandi bantu, kuko byanze bikunze wenda ntibabyumva bose icyarimwe, ariko arabahinda cyangwa ngo babikore, ariko hari ababyumva bakanabikira mu bikorwa. Umushumba agahita afata umwanzuro mu idini runaka cyangwa mu itorero runaka akavuga ati rwose ibi bintu nanjye byo kuza kwanduza uruhimbi rw'Imana ndabiciye simbishaka. Cyangwa n'umuntu ku giti cye atarenze kurindira yuko umushumba bica nawe akavuga ati iriya myenda buriya bujipo buriya bukanzu bw'ubuce ariya mapantaro najyanaga mu nzu y'Imana ngo ngiye kuramya no guhimbaza Imana rwose protokole nabigenzure neza bice. Hari ukuntu ubona abantu bambara ukabona badodesheje ipantaro ariko ukabona badodesheje n'ikintu igishati cyayo, ukabona ni igikanzu cyiza kirekire nyine ku buryo kitagaragaza kandi nyine ukabona biriyubashye, ariko gufata rwose uri igitsina gore ukajya ku ruhimbi n'ubupantaro bukubona uje n'ibiki, ibyo bintu rwose Apotre yari yaratize kubivuga ahubwo yakoze cyane Imana imuhumuje. Ntabwo bigaragara neza ntibyubahisha Imana, ntibyubahisha uruhimbi rw'Imana rwose. Ubona nyine ari ukumenyera uruhimbi rw'Imana. Sasa rero gira ikintu ubwiramo umuntu inama ukurikiye Iyobokamana TV wari usanzwe ubikora ibyo bintu, ntabwo babura harabamo babikora kandi bagukunda. Inama imwe wabagira. Inama nabagira niyo kubireka cyane. Uretse na worship team cyangwa n'abaramyi cyangwa n'amakorari arabigira cyane. Amakorari ubwo tuvuga worship team abantu baragira ngo ni itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana go. Na korari burya ni itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana. Amakorari nayo yiyambikwa nabi, akiyambikwa ubusa, akikoresha amaritime
wagira ngo ari guhamagara abagabo ugasanga abakobwa reka bigize ukuntu ugafasira abantu imana ni ukwihimbazwa koko ibi nabyo tubyite guhimbaza imana ugasanga ubu abasore biyambitse ubuntu bw'ubudeshire n'ubuki bwose n'ubuntu ubuderede mugani wawe n'impeta nk'igihumbi ukabona reka bagize kandi shaho ugasanga bene abo bafite amajwi kwakira yesu ukabati mbega amajwi rwose ubu amaworship team n'amakorari bigeze ku rwego rwo kutubwira ngo ntitwumve wenda ntiturebe imyambarire nitwumve amajwi basi gusa ibyo bintu byose bikwiye kuba bivuga ubutumwa bikwiye kujyana bikwiye kuba biri mu mujyo mwiza korari rero perezida wa korari unyumva perezida wa worship team wowe uririmba mu itsinda ryo kuramya no guhimbaza imana muri korari runaka rwose menya ko uruhimbi rw'imana rwo kubahwa so rwo gupfa kujyaho n'ababonetse bose so rwo gupfa kujyaho n'abambaye uko bashatse ahubwo mugomba kwikwiza kugira ngo muheshe imana icyubahiro namwe bashumba kandi nimwumve impuguro z'intumwa y'Imana Dr Paul Gitwaza namwe mwisubiraho mumenye yuko rwose biriya bintu bidahesha imana icyubahiro ubundi mubishyire mu bikorwa dukomeze twagura ubwami bw'Imana kandi insengero nyinshi zimaze kugenda mbona zibica n'ahandi hakeya haba hasigaye nabo nibumve ubundi babishyire mu bikorwa gahe nguko iyi ni Yobokamana TV muntu wari udukurikiye kandi usanzwe udukurikira ngira ngo hari byinshi cyane wabashije kumva umuvandimwe wacu yari yatugejejeho nishimira kubasuhuza mwege mu gitangira kureba kino kiganiro nubwo dusoje gusa wasubiza inyuma ukumva neza uko byatangiye then ukandika comment aho ngaho ukavuga uko byumva kugira ngo n'ubutaha tuzabone naho duhera reka mbifurize kugira ibihe byiza kandi tunabashimira mwe mwabanye natwe kuri no munsi twabashimira yego murakoze cyane mwebwe mwarimu dukurikiye ibiganiro nk'ibi nakagaruka ku Yobokamana TV nimero zacu ziba ziri aho ngaho ku kiganiro ushobora kutuvugisha kuduha inama kutwunganira kudutera inkunga y'uburyo bufatika iy'amasengesho n'ubundi buryo bwose ikimana yashoboza umuntu wese kuko iri tangazamakuru dukora burya naryo rirahenda ntabwo ari ibintu biba byoroshye murakoze cyane imana ibaho umugisha murakoze amen